mwiriwe neza muraho mwaramutse bitewe naho muri twiriwe of course turabasuhuje cyane murakaza neza kuri YouTube channel yacu niba utarakora subscribe make sure you do it and nitwa Merveille twa JJ twari tuhana tugira ngo tubaganirize nyine hari utuntu tuba turi mu rubyiruko nyine urumva mu myaka yacu ntago ako turi urubyiruko bavuga ngo bihera ku myaka 16 kuzamurara no urubyiruko ni 18 kuzamura yati turi urubyiruko anyways twayirengeje yeah katujana kubabwira hari utuntu twidusa tujya tubona nka gutya muba mufite inshuti nyine hari ibintu bijya muri group z'inshuti no no kanze mvuge guys how do you feel Merve no katutuwa okay cyangwa umbaza nari biwe mbaza okay reka ngumbaza uvuga iki ku nshuti kuri fake friends like ku nshuti iri fake shangiye kino nyina yavugaho abantu bari fake like inshuti nyine mujye mubirinda nabantu babi cyane mu buzima yaguta mu cyobo ibaza umuntu uza akakwigiraho like umwana mwiza bro akanarira mu maso ya bro ukanamwizera but still like akagura mbese ibintu utanatekerezaga mbese nyine ko yakora kandi inshuti yawe umaze kugira kumwizera hari wageze abigukoze of course ahabe muracyari inshuti se cyangwa muratandukanye no ntago turi inshuti mwaratandukanye ntago mukiri inshuti ntago tukiri inshuti ntitugeze tunaba inshuti kuri njyewe niko nyine nabyumva bivuze ngo yabyitaga nk'ari inshuti ariko nonge nabyitaga ko utigeze inshuti nyine mbese ukuntu njye nayibonye mbese nyine nabyitaga ko turi inshuti ba ku ruhande rwe hari ikindi kintu mbese yaranshakaho kuri njyewe ariko hari igihe niyo inshuti nawe ibibona hari ibintu ikorera bitari byiza nyine nyine gusa nyine uburyo bwo kwihorera Merve nze nkubasengo niba inshuti yanjye turi inshuti iyo nkoze ubucucura twambwira nanjye nkazanjye ute nkakubwira that's what niko inshuti zimeze ariko inshuti yanjye ukabutambwira nkabyumva handi hantu ntabwo uri inshuti yanjye ariko byibuke hari inshuti nyine inshuti iba iri like sinzi ukuntu nabivuga ngewe nawe impamvu turi inshuti cyane bro turaziranye kuva kera tukiri abana ngewe twarakoranye ndakuzi neza amafuti yawe ndayazi ibibi byawe ndabizi n'ibyiza byawe ndabizi urumva ariyo mpamvu ngo ukipinga cyangwa se nkavuga ati uriya wenda kuba turi kumwe hari n'ibintu bizima ajya akora kubera ko turi kumwe murakuye noneho urabizi noneho yakwandagara ariko hari indi nshuti muba mutamenyeranye iba itakuzi nayo igakora ibintu ku buryo nyine urumva bubi kandi ibyita ko ari byiza nyine ikanabikubwira itazi ko biri kukubabaza ikabikubwira itazi ko biri kukubabaza nyine yizi ko ari inshuti yawe iri kukubitsa amabanga kandi ibyo ari kukubwira we biri kukubabaza biri kukubabaza nyine urumva we ntago aba yiyumva ko ari fake nyine we aba yumva ari inshuti ya nyayo kubera ko araza bya bindi akabikubwira ahubwo wowe nawe ujye umubwira ukuntu feelinga kugira ngo abireke nawe ujye umubwira amaranga nze ngese ngo hari ikintu wabwira inshuti yawe hari n'ikitabwira inshuti yawe bro bitewe nuko uzi ko ari buze gufiringa kenze ngo rero turige nabiga gute nawucaga bijye cyane but I feel like ngewe inshuti zanjye imbanze ibintu byabibabaza n'ibitabibabaza inshuti ndi wa muntu mbese nkoreka ko meze neza kandi ntameze neza kugira ngo ndebe ko niba uruzo gute kubibona niko niba ko uri inshuti yawe kuko wawe jya umbwira ngo meze neza gatavuga Merve you not good single kandi ngasanga koko like you not good that's how friends ubundi baba bafite kumera ariko there is no way ngiye wambwira ngo inshuti yanjye ngo ntiyamenya ngo niba ntameze neza cyangwa se ntameze neza no inshuti yanjye mfite inshuti like my best friend single she lives in Tucson ni wa muntu iyo ngiye muhamagara nkavuga ngo hey no muri hey gusa ako kanya ahita like abyumva kutameze neza yatabyumva kuko nagize utana nameze neza ariko wumva ko niki ni inshuti yanjye nyine nyine wumve ko uwo ngo ari best friend noneho hari undi best friend wanjye hari ariko nanone tujya twite ngewe turi inshuti ziri close nyine twe turaziranye kuva turi abana ariko hari indi nshuti wari mperuka ryari hari hashize nk'ibyumweru nka bingara kandi duturanye ariko n'ikindi
reba igihe uviriye mu Rwanda n'igihe nge mariye hano hari hageze ute hageze igihe kirekire gusa nge ujya undeba ugatuvuga ya nguheruka mfite imyaka 9 ya nawe nuko twongera guhura mfite 17 18 ngaho urumva mbese hacyakiyemo igihe kirekire n'ikindi ntabwo waruzi ukuntu narimbayeho ngo cyangwa se nayo ntabwo nane twarubayeho mu mico mbese yawe batwarahuye ukajya undeba nkakuranga atamuga ya my friend is not good I can feel it ariko ubyumve twebwe nyine urumva ko harimo bond yuko twakuranye urumva ni nkaho twavukiye rimwe ariko twarakuranye nage ngo turi twins bara no wumve hari indi nshuti iza mu buzima bwawe man izayo izi ko ari inshuti yawe ariko itakuzi neza mwabana mwe niba uri inshuti ya mami yereka mabwire ibintu uzirinde kumenyana n'umuhungu bari gukundana cyo kintu mana muzakirinde pe niba uri inshuti ya mami irinde kumenyana n'umuhungu bakundana niba munamenyanye wirinde gutwara namba yiwe cyangwa mwandike oya wikwire kubera ko even yakwereka ko nta kintu bitwaye ari byiza still mu mutima wiwe oh my days abavuga turani abaratete noneho ugira umwaka mujye mwandikirana cyane ndakuzi mujye mwandikirana n'umugabo we cyane no ngaho shazo kugaragaza yuko mbese like uravuga mbese ko mbese nge nigira like oya ntabwo mvuze ngo ntabwo ngira confidence ntabwo mvuze ko utigira confidence kubera ko biratandukanye me like I gotta like the confidence when you like I have confidence but you know like I hate bitches that be talking to my man like too much ni muforowe ngane but don't text him don't call him what sibyo nababwiraga niba uri inshuti no ukagira umwaka ukagira namba yiwe urumva aho ngaho ni kuri Instagram no bigirenge ugira namba yiwe no mubura no rusoma mwe uri inshuti yanjye tunze namba yashire wanjye iri mu bikiri uyitungiye iki ngiye bundi mureke mabwire bangana ko aje tugumane igihe kinini nk'abana mwe ntabwo nari ko byanga ariko ndamuzi ngiye neza nirinze na ex wiwe ex wanyu ufite kubanga niba ari ex wiwe niba uzi kuri ex wa mami menya ko nangire ex wanyu ndakwanga niba kwanga ndakwanga turamwanga yes kugira ngo nipinga ubushiti bwanjye na mami bamungwe niba wigeze gukunda nawe na mami ntuzaze kuntereta ndakwiye ntukaze na following ntukaze na following ko ni following akakuvugisha yo ubushiti zawe uzamukozeho uzakanishije n'umuzi oya ntago mbeshe ni kumeze ni kubayeho ikindi kintu iyo nzi yanga mwabana umuntu umubeshya inshuti zimubeshya don't lie to me ntuzamubeshya please tell that even njye niyo mubwiye ngo ntago meze neza kandi ntameze neza yambaje ngo umeze neza nkavuga ntameze neza kandi ntameze neza akabibona ajya ndakarira bro kandi ari ibyanjye ubundi yabikureba komeza cyane ameze neza hell yeah birandeo ntago kureba ntago inshingano zawe ntago n'inshingano zawe saza bivanga mu bya politiki mu bya politiki ako nyine shout out ku nshuti zose zideringa abantu za aba exes bacu kandi uzi neza ko turi mfite inshuti shout out mfite inshuti mureke mbahaga story gatoya mfite inshuti y'umukobwa mw'abantu mwe njya nyine niyabonye urabona ukuntu abantu baba famous bavugisha umuntu nyine niba utari umufamous byadanje ariko abone ndi gutestingana n'umuhungu apfa kubona ni mwiza aragenda akamufrenga akanamwiyakira namba za WhatsApp njye tuvugana kuri Instagram njye ngasanga we afite namba za WhatsApp muri ibyo bibora ko bihenze mw'abantu mwe yo barakeje inyama rumva inyama rero zaziri guhumura tukahita tushishika mw'abantu mwe iyo nshuti ntago bari inshuti ya nyayo iyo nshuti yago ari inshuti ya nyayo mujye muyireka mbonye indege ya Boeing kuva nagera hano nibwo anyways bye guys bye oya ntago nakababwiye ku nshuti za fake nje kubera ko muri kugira ikiganiro gitoya azabikata anyways mureke mbabwire uwo mukobwa nge pe ntabwo abizi ko mwanga ariko ndamwanga wazi ko dusuhuza sheri wacu wazi ko dusuhuza mugari we kwagumyanga guys n'undi mushiti wacu ni mwiza mw'abantu hi anyway joining nawe umeze tese
meze neza. Amazina yawe? Reka nsuhuze abantu badukurikiye. Basuhuze. Hi. Amazina yanjye Witwa gute? Nitwe turakuzi. Reka nibwire abantu bankurikiye. Amazina yanjye nitwa Uwamahoro Alice. Abantu banzi ku izina rya Judith. Nyine nishimiye kubana namwe mukomeze mudushigikire kuri iyo channel. Mukore subscribe, share and comment. Na likes guys. Tuzabagezaho byinshi kandi byiza. Turabakunda cyane. Usanze turi kuvuga ku bintu by'inshuti za fake. Urumva hari ukuntu mufite nk'inshuti noneho iyo nshuti ikagira namba ya boyfriend wawe ibyo bintu byumva gute? Nyine nka gutya turi inshuti ngewe nkaba mfite namba za boyfriend. Nkaho tuna testingana kushwa testingana nawe ari umuntu komukete. Nagagiye urumva kuba yagira namba ya boyfriend wanjye ntacyo bitwaye, ntabwo ari ikibazo, ariko making sure ngo iyi nimero ya boyfriend wanjye arayifite ayikuye. Sibyo se byagenze gute kugira ayibone? Inzira byaciyemo kugira ayibone. niba ntarayiguhaye wayikuye uyifite gute? Rero nyine ikibazo ikintu nyine wenda umuntu yakora kugira ngo abyirinde ni ukujya wirinda guhuza boyfriend wawe n'abandi bantu inshuti zawe kugira ngo kukurinde nabi yanamugutwara none watwara umugabo babatwara intuzo nyine batwara ihene. Gusa nonge ikintu mbona mubyemere vese yo ngewe ni mu nshuti yanjye kugira namba nyizashira wanjye nta kibazo ba ugire limit yo kumuvugisha. Ntumwandikire cyane ngo buri kanya umenye ngo yabyutse gute yari ibiki n'umukobwa bafitanye amabanga kukurusha ngira bafite ububanga bwinshi. Uriya muntu wamwizera iyo nshuti yawe ifitanye amabanga na sheri wawe kandi ari inshuti yawe none ibyo umubwira wenda uri ariko none abakobwa tuba turi kuganira tukavuga naho ngo dukorana nabo nabi noneho uwo muhungu mukundana ukamuvuga nabi kuri iyo nshuti yawe kandi uba ubizi ko ari inshuti yawe nyine atakuvamo. Noneho uwo mukobwa akagenda akabibwira sheri wawe cyangwa akanakurekodinga. Hano hantu hahareba ibyo kurikodinga that's why I was recording ibyo byo kurikodinga ntabwo bikunda. Uwo muntu ntabwo ari inshuti yawe. Nyine reka nkubwire hari ikintu kibaho, hari ukuntu ufata umuntu nk'inshuti yawe ariko batagufata nk'inshuti ugasanga uragenda ukavuga ibintu byawe byose ukamubwira ariko we ukumva nyine nta kintu akubwira. Mbese hari n'igihe abikubwira agaca hejuru, hari igihe anabikubwira ariko akakubwira atakubwiye cyangwa akakubwira ngo ntanazana ngo anabikubwire cyangwa akaza akabwira indi nshuti yawe. Urabona ko abakobwa tumeze ariyo ni inshuti yawe kandi inshuti yawe noneho ngiye nzi boyfriend w'uyu nibyo yavuga nawe uramuzi turamuziranyeho we byavugana nkaza nyine ukabinganiriza kubera ko uri inshuti cyane nawe muhungu muri close akaza kakubwira ibi byamumiye kazi kabimbwira nongeye kubera ko ndi inshuti ze yamamiye nkagenda nkabimubwira nyine icyo gihe bari nuzo noneho umukobwa akaba ari inshuti y'umuhungu nyine abizi ko muniga gufera urumva aba abizi ko akubeshya. Noneho uyu nguyu nawe atabizi nyine umwana yarasariye mu rukundo azi ko umuniga mukunda urumva. Noneho uwo mwana w'umukobwa wundi we w'inshuti noneho inshuti za nyazo abazi ko nyine uwo muhungu amufera uwo kubera ko aba ari n'inshuti y'uwo muhungu abizi ko amufera. noneho ngiye nkanjye akageza akabimbwira ngo sha ngo urabona ngo sheri wa Judith aramufera pe ntabwo amukunda. Kumbe wowe ukunda sheri wa Judith cyangwa ngiye nkunda sheri wa Judith ariko ntabwo nshaka kubivuga cyakumvikanisha kwa muhungu adakunda Judith kugira bangane noneho bagashaka kubagira kubagonganyisha noneho ukazajya uwo ukajya avuga uti uriya we nuwo kugira nuwo kugica nuko mutera udakigendera nuko kumubona udakigendera ukuntu abakobwa tumeze. Hari abantu bameze gutya nyine ugasanga kugira ngo agere ku kintu runaka arabanza yica ikintu nyine asebye kugira ngo akugereho arabanza asebye nguyu. Urumva nyine hari abantu bateye gutyo ntabwo nubwo bajya babura mu buzima. Gusa ikintu wenda
sinavuga ni ukujya nyine twitondera abantu twita Yeah, inshuti zacu yeah. kuko hari igihe nyine wumva umuntu ukamenya n'inshuti n'ibyo yawe uvuga. ukajya ugenda ukavuga ibintu byose ukavuga ukibaraguza nari nyifitiye inshuti warangiza ugasanga we nta umva ahubwo ibyo umubwiye akajya nawe kubibwira n'inshuti ugasanga uburyo byambayeho shari byambayeho uzi icyo kintu cyambabaje yawe umukobwa naramubwiraga nkubwira uyu muntu ameze gutya akora iki ngiki cyane cyane ku bashuti banjye b'abaririmbyi ndabasuje aho muri hose mwiyumve ndabasuje noneho uwo mukobwa akaza bro akambaza ngo suriya ngo mumvugane iki kugira amenye nkamubwira ko nari nzi ko ari inshuti yanjye man nkamubwira muhungu bimeze gutya ni inshuti yanjye turi kwiganirira utuntu turi aho urumva noneho yarangiza agahita avuga ngo okay ejo mu gitondo akamufurowinga ntimbitinde akamufurowinga kuri Instagram koze ni ibintu bisanzwe kabona umuhungu ntiyamufurowinze back nkavuga okay imana ishimwe ntabwo biragera ati biracyari amahoro gusa zamufurowinga back akamwandikira ngo hayi noneho abantu uyu muniga none abahungu bo mu Rwanda iki kintu mugisubireho namwe n'abafemesi mwumve ko turakibagaye kuba umwana w'umukobwa ateye muri Amerika ntabwo ateye mu ijuru urumva ntabwo ari ngombwa ngo niba akandikiye hayi wumve ko ari ibintu bya daje no uramwandikira ngo hayi ntuye muri USA icyo gihe yivuze USA akamwandikira ngo hayi sheri hey baby ngo hayi sheri ahubwo ahita agira ahita akubwira ngo mwana kubera ko azi icyo ashaka agahita amwaka namba za WhatsApp cyangwa umuhungu we akazimwiyakira wa musore we ibyo bintu ukora araza akabinyereka kandi umenye ko bitanshimisha nubwo turi inshuti nyamara mereve hari umuntu ari kugira ute kurabura wasanga hari umuntu no gusa ngiye ikintu gishaka ngiye kuvuga se ngo tugaruka buriya ku bantu bafite inamba za sheri wanjye gaze mbabyeregeye niba uzi kuri umukobwa aho kugira wose ukaba ufite inamba za sheri wanjye kuzigira nta kibazo but please don't text him umwandikira ibiki kumuforonga bene wanyu kubera iki oya kumuforonga ntari bikumubwira ngo n'abaflowers ntacyo bitwaye biragitwaye nubwo ari no gutestingana gusa barakoringana bro noneho bakavugana hafi isaha yose na boyfriend atego ni nyine reka nzimubwire none se wumva ko boyfriend wawe azavuga isosore gusa oya ntabwo ari icyo kibazo wowe ntabwo uri kumva ibyo bavugana icyo kibazo ibyo bavugana rero ntabwo uwo mukobwa ntabwo afite ikosa riri kuri boyfriend wawe kubera ko kiba ajya gushitingana no hari nigera kumva no njye nawe ngisingo njye sheri wahise ngo uyu nguyu ushobora kubwira kumamagara gute akakwita nyanga mu mugane gutyo gusa bebera gusa uyu nguyu akaza gute akabigira ibya danje akabigira twavuga yambwiye ibiki n'ibiki urukumanya nzagana ngiye ngirite muri akare hari umuntu ushaka kuza kubwira kugira ngo nagusaze tu njye ndikubwira nyine ntabyo birashoboka niba njye bavuze ngo nuko zigaye vugisha mu giciro wanjye oya kumuvugisha byo ntabwo ari ikibazo ahubwo metinga cyangwa wavugana iki nzakura uvuge ngo nzakudarapa nimero ye byayibonye mu biganza gute nzajya kuri TikTok nkorera nzakudarapa njye hari akandi kantu nshaka ko tuvugaho boyfriend wakubwiye ngo afite umubesto hadakira yesu kristo mwiza rya stoka shitani ni nkaho ugiye wambwiye ngo mfite undi sheri ngo mfite umugore kuko ari umugore we kurusha ko umubesto urumva umubesto niwe mubi uramunyago ujye umugendera kure umuntu baragica bro bari abantu bagica which is crazy uriya mukobwa abazi ibintu byawe byose byawe na sheri wawe byose abizi akanaza akavuga ngo shizwe nakukunda kandi shanka nijoro bagica kandi oya bagakorana amatrip bakajya bajyana mu ngendo za hato na hato wowe bakagusiga ngo bengo uri he ngo bengo ni ngo ndikugira best ngo best yarwaye ngo nagiye kumurwaza nagiye kugica njye niko wambwira nagiye kugica ni nkabyo wambwiye umva nyine akantu ka best tu niko kabi urumva akantu ka best niko kabi kuba ngo umuntu afite best nyine hari igihe bitangira ari best bikarangira abaye sheri bikarangira byafashe indi ntera danje
ubundi ngiye kandi mbabwire uriya muntu baba bita besto niwe azagira umugore we ntabwo wowe uburi wakugica ndabizi ase ubundi gute umukobwa agira best friend na boyfriend like cyangwa umuhungu wagira best friend na girlfriend mbese ubundi reka nkubwire ku bantu bafite ku batipe bafite aba besto ikintu nababwira besto wawe n'umugirlfriend wawe yaba besto wawe ni nawe best friend wa mbere ukeneye ntabwo ukeneye best friend wawe kuko kumbwira ngo nyanjye ngo ufite besto uri boyfriend wanjye ibyo bintu ntabwo nabyo baracyabivuga se ukajya kugica mana yabivuga kugica is crazy ngo happy birthday besto ngo mama igiparagraph kinini ngo umugisha kukugira mu buzima bwanjye ngo udahari ngo nta kintu bimaze bagufite babyumva we acha bwana we nese bakazima basigwa ngubu apostinze gutya nkawe nka girlfriend wa posting nukuruka imana buranga wa posting karukurira mu myotsi happy birthday oya more bitches cause Jesus aho ngaho uburinda y'umuhungu izina ry'Imana mwite ndaya ubwo nyine oya gusa ntabwo ikibazo ngiye ukuntu mbyumva ntabwo ikibazo kiba kiri ku mukobwa niyo ngewe ubizi neza ko dukundana ukajya kugira besto ikibazo ntabwo kiri ku mukobwa w'abandi hari n'igihe umukobwa w'abandi afite boyfriend kandi ntabwo nyamuntu ari kubona n'abakobwa turi ibitore singo mva ukuntu twe turi ibitore gutugenda gukundana n'umuhungu uzi neza ko afite besto uri buri gicucu gutekereza neza hari igihe biza nyuma cyangwa mugakundana yari asanzwe amufite niba no rero mva njye gukundana babikwereka ngo mva ku kanya ukimara kubimenya please ngo twa wigendera nyine reka nkubwire hari ukuntu nyine ushobora kumenyana n'umujama agatangira avuga ati urani inshuti yanjye cyangwa n'umuntu kugira ngo urani ngo ushaka kandi agafata nka ka sister ngo she's my cousin urumva akakumvisha uburyo ki ari akana cyangwa wamuhamagara ngo shunga kandi ndikwita ngo ndikuvugisha besto nahita nkuboroka ngo sore ngo ndikuvugisha nde cyangwa ngahitana cyangwa mwamuri no kuvugana nguva ngo besto namuhamagara kandi nkompera mwita no sha ese wareka inda ko birusha hano hari umuntu mana yanjye ibintu ari kudukora ntabwo bibaho inyama yo bagazi ngiye kandi babwirira twasohokeye ahantu ntabwo twasohokeye ahantu gazi ngiye niba uzi ko ufite inamba za shirange bera usiba unamuboroke nta kintu bitwaye kumuboroka oya muboroke amakosa ntabwo ari ay'umukobwa rero abakobwa bihambira bro none se kamubaze kanze mubaze icya mbere cyo uwo boyfriend wawe ntabwo ubwenge bwira arabufite abafite bivuze none kubera uri kujya kujudging umukobwa abandi ngo sindi kujudging ntabwo turi kujudging ariko niba uri inshuti yanjye ya nyayo siba nimero za ku nshuti ntabwo turi kuvuga ku mukobwa ku bandi bakobwa inshuti rero manzi urebe ngo iyo nshuti yawe yabonye nimero ya boyfriend wawe oya ndakujudginga even injira zose byaciyemo ntarabiguhaye ndakujudginga nyine hari n'igihe ari boyfriend wawe nawe mwisabiye utanagira ngo namwe mw'abakobwa harakandi kantu nibagiye niba uzi ko boyfriend wawe ari kure ari muri state itari yawe yaka guca inyuma what yes nashaka kuvuga inshuti nani ko ngiye dikira oya arabasha muvugisha kuri namwe mushire muri reka tuvuge wenda ufite nka sheri uri inyama dukoshi turetswe mu Rwanda kubera ko ufite sheri uri inyama utuyirwamagana buretse utuyirwamagana ntabwo muraturanye ntabwo inyama atayirwamagana nyine birege okay tuvuga sindavuga hera no hari n'abakundana ari Igisenyi ni Kigali cyangwa Rusizi ni Kigali Rusizi si muri Gisenyi Rusizi siri muri Gisenyi oya Rusizi ntabwo ari muri Gisenyi Rusizi ni kure cyane reka mubwire ntabyo nzi anyways ngaho uwo muhungu ashobora no kwata mu kinyuma ariko Yesu Kristo ashobora kuba abo ngabo bagenda guhura n'abatabakunda ari bakunda ariko umenye ko abikora none se kamubwire wemera ko hari umujama ushobora kuguca inyuma agukunda atari uko kwanze nibyo ndi kuvuga ariko akageso tukakamurimo nibyo ndi kuvuga umenye ko baguca inyuma si uko bakwanze pe aragukunda ariko aguca inyuma uzaca inyuma ari kumunda oya
ngiye nugenda kugica ngiye nugica nkabimenya ngo nabimenye kandi nabimenye nugica nkabimenya mvambwire Merve amahirwe Imana izamfashe nuramu kubikoze sinzabimenya yo tera kandi kanuna nibanye kuko kubimenya nicyo bari abahungu batera ibyuma bwa muri kwirukanka mwa bakobwa uza amabi bakora mureke mbabwize ukuri niba ufite shere watari ibyuma ufite ibibazo bikomeye cyane ngo sha ya nyine arukinga good bara ushatse kuvuga abagaragara neza ariko naka Jackson ariko kintu ntabwo mbivuga abandi bivuga ariko umenye ko aguca inyuma naka Jackson gakunda abakobwa benshi nyine ntabwo abantu bose bateye kimwe abenshi nyine hari gashobora no kubikora ariko adafite abantu bose bafite karagiteri zitandukanye abantu bose bafite nyine bakoze gym noneho bakaba successful ngeje ntajye birabagarukaho yashira ntabyo magetera akomeza oya abahungu mujya muri gym mujya mu kazi kubera ko aho ngaho muri gym muhahura n'ubukobwa bwinshi si no kwahura n'ubukobwa ahubwo n'abakoca gym yagera ku kiyawe umwanya kujya muri gym no kujya mu kazi kimwe oya kugicaho ntango byamunanira ntabwo byamunanira ikintu kitamunanira ntabwo yabishobora ikibazo ndinya numva bigaragaje si ukamutanira anyways ibintu nababwiraga nyine bari abahungu baba ari abanebwe urumva noneho batazi gukora nyine icyo bazi ari kujya muri gym bagakora iyo mibiri ayo matuza bagahura n'ubukobwa nanjye niko ndikwirangagiza kumva ariko nyine erega ntago hari umuntu kujya muri kibikunda oya tureke no kubikunda akabijyamo yagiye no mu kazi biraho nyine bidakaze ariko umuntu kwa mbere arahera muri gym oya mu gitondo nimugoroba ukora ryari akora ryari mu gitondo ujya muri gym nijoro kandi ntago basiba gupostinga ari muri gym yego abantu utabakobwa ahubwo vuga ngo wa muhungu uri bujye muri nyine uri bugenda urajya niba abantu usanga bagiye nyine mu kazi bagakora udufaranga tukabonye bagahita nyine bakajya kubyosha n'udukobwa muri gym byarangiza iyo amafaranga yose bagahita basubira mu kigo aho ngaho ntabwo tubyemera kuko gukora umubiri ntacyo bitwaye ahubwo buri mu gitondo niba ugiyeyo ni mu gitondo ntibikubuza gukora amasaha cyangwa gukora akazi labor ahubwo gym ibikenewe n'ubundi kuko ntiwakundana come on now oya ntabwo gym ibikenewe cyane ntabwo bikenewe cyane none reka ngoreze amahitamo sibyo ndagoreze amahitamo y'abantu babiri ari ugukundana n'umuhungu bro wirirwa muri gym buretse nyiribo witonze tusavuze ko muri kujya muri gym nta kintu bitwaye nyine ntacyo bitwaye ba make the money oya reka ugenda mu kazi ugenda muri gym hari umuhungu ugenda muri gym mu gitondo bro akakwereka akanifata akavideo akakohereza ari muri gym and then nimugoroba agasubira ako kavideo nako akakohereza urukumva uwo mungu akora yahe masaha akora ryari hano udafite shift ya mu gitondo ufite ya nijoro ni ibintu bibiri nta shift ya saa hano hari abantu benshi bakora muri group wa musengo muceceke mu nyumve singo mu gitondo group wa bakora ibiki group bakora ibintu byo kurera abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe nka bariya singo ashobora kutajyayo nka mu gitondo gusa yagenda mu kazi aba abyemerewe gute gusohoka akanagaruka ibintu byose ababyemerewe nta kazi mami ariba bro ariba nyine akugira ntari biba but still like you work out reba mugabo ukora muri group home winjiza amadolari 15 ku isaha 15 ntabwo ari hose bro 17 18 mani biterwa bro biterwa na nyine ikibazo ntabwo ari kujya muri gym ikibazo turi kuba ku bantu bajya muri gym ntibakore ubwo ibyo ugasanga akazi bramukora iki
mujye no mu kazi bamujye gushaka amafaranga birafasha ni ukuri umuhungu udafite amafaranga ntacyo icyo niba uri mwiza n'amafaranga ufite ntabwo nagukunda n'amafaranga yawe nshaka uvuze umwiza udafite amafaranga utamubona nyamuntu nubwo wakora ntabwo tumenya ayo amafaranga yajya ntiyishyura inzu y'iwabo nta kintu kimufasha iwabo oya ibyo ni ise wajya si umuzi se hano bazahaka oya ntibazabibone ndagusuje inshuti yanjye urabizi ko ngukunda ariko ndagusuje amafaranga yajyahe turi inshuti niwanansohokana bro turi inshuti ntiwishyura inzu y'iwanyu uretse girlfriend wawe nta kintu umufasha utabizi ibintu byose girlfriend yawe nta kintu umufasha urumva undi we twagaruka ku muntu ukumva aya mafaranga yajya bro ku muhungu uba ufite sheri singo uzi neza ko sheri wawe adakora ntagire n'ikiramufasha kabone n'ubwo yaba akora sheri no umvungire umusheri wawe ahantu ari singo uri akeneye nk'utuntu singo wowe uri kujya gukorana muri company ugataha ukanaza ukanagica ukangana kugira no kundemera ikibazo ntabwo ari uko agenda muri company akanaga urabizi neza ko sheri wawe urabizi neza ko sheri nta kazi afite wenda ni umunyeshuri kubera ko hano umuntu udakora aba ari ku ishuri ukumva ni umunyeshuri nta kazi afite numwima ayo mafaranga hari undi muntu uzamudafasha hari undi muntu uzabimukorera akamubwira nugira n'umukene girlfriend wazamutwara urumva ikibazo n'umuburira umwanya ukagenda ugakora ukamuburira umwanya ugaterera iki nabo bazamutwara uyakorere unampeho oya niyo atanagwa ubwo si itegeko ariko nanone tena umuntu mukundana nanjye abafite kabone n'ubwo atanagwa amafaranga rega gift bro dukeneye ama gift aturutse kwa boyfriend ibaze ko no kuri Valentine Day ufite no kumuha gift babyibuke ku bantu batabanye imana kuri turabasosha niba nta rurabo mwabonye noneho hari abantu bari bafite depression bro abantu batari bafite abakunzi kuri uriya munsi mu gitondo babyutse bandika mu gitondo babyutse bandika ngo urumva ngo mbese ngo zando muracyazifite ngo mwaziriye bro iyo ni depression kuba utarabonye ururabo ntabwo ariko se ryacu twari twarubonye twarabyihangana nihangana nanone tugaruke ku bahungu batanga indabo ntibatange chocolate bro cyangwa nimushiremo n'udufaranga izo ndabo ndazirya nyine oya niyo atanagwa n'amafaranga ushima bro abahagweza n'aka gift kandi uretse ururabo mari baza ururabo bararurya bro musingo uduhere n'abasi agashanete oya impano ntago bigirirwa ibintu birenze ni akantu dutoya gusa bro buri munsi murambivuga byonyine ko babitekereje umuntu abanyuzwe muzabyumva ryari abanyuzwe muzabyumva neza twagusuje anyways nshaka kandi kantu nshaka tuganiraho tambaza nyine twese twavuye muri Afurika mbere uri muri Afurika utaraza muri Amerika wumvaga gute numvaga ari mu ijuru numvaga ari ijuru numvaga ntawe nzahura naryo ntazasitara numvaga nta giti nzabonayo kuko numvaga ari mu ijuru numvaga nzasanga amafaranga mwabana numvaga nzasanga amafaranga mu nzu zaba ndimo uzi inzu narotaga kuzabamo etaje igaretse ga 5 kandi bayinyishyurira yanjye jyanyine tudahuriye muri ade bantu urumva narinzi ko nta kintu nzabura nubwo nabona nta kintu nabuze ariko numvaga ko ari mu ijuru pe ariko mureke mbabwire guess what Amerika ni Sodoma na Gomora ni Sodoma na Gomora mw'abantu mwe nako kantu kababwira mwakoze kudukurikirana urumva turabakunda cyane tuzagaruka keep watching and take comments subscribe zirakenewe and yeah that's it tuzagaruka bye y'all